mwabagore cyane wa mugabo Delphine urampaze cyo ngwino hano banguka hano habaye itoilette ndivuyemo iyi toilette ndivuyemo nako nje masinzo mama ndi kubaza itoilette ndivuyemo kabano bwakire mwarakihaye mwagiye muhabasi mwagiye mugabanya umwana umuntu wase ubaza mu nyine ndi kubaza itoilette ndivuyemo basi mujye mugabanya genda uguranye ko aze hano akora no toilette mama wewe bira ibintu bira njumba barira rwose itoilette ndivuyemo uyivuyemo se turamuze habaye kisubundi nyine reba kunisi banzura kunisi mwagiye akabanga nta muganyo nawe ufite amaboko yikore washinze ishinze ninde yego geranya ko muyikorete nani soni mako ariko mwo guturana naho abatindi ubundi mwananje bamubaza cyumva ndafika ndabiyanye abana banje mwabashindwe ubundi mwabanya kugera ryari ubundi abatindi musa nimuzanyu we ku mwana wanje ndakubita nabamenagura nkabajanjagura ndabiyamye nundi musi mwabanyamwanda mwe mugira umwanda munya kuri toilette nimuyikora ngo ubundi mwagiye mugira ibyo babariye nibyo byabiyamye kumwana ntazagirogera kumura ku mwana nasone muzibuke mugende mujye muri barinyahe niho abatindi baba ndabiyamye Zibuka amafaranga yanjye aravuga nta mafaranga mujyana Imana yabaherese ndabiyamye muzongera kumura abatindi incuricu uwo mwanda turagurwa n'icyo mwebwe muhavu mwana wundi aba batindi mwapfaga iki barumbwiza ukuri urumva nge nari muri toilette kandi warivuyemo uko nabagize warebye ariko se simwemwe muvuyemo duheruka muri toilette kandi rero dukubitanye uvuyemo muri toilette niwe dukubitanye uvuyemo hari ubwo nicyo dupfuye urangije ngo mvuye muri toilette ahita hamagara nyina reka nkubwire rero hamagara mama se suzunuka ngo tuvuye muri toilette kandi rero warivuyemo nari kare uko nabagize abanya tugomba kubimura bakava hangara mutwimwe mwaturana nabo nakubara nabo kubimura iyo muza gushyira mwakabaye muri muyanya ariko umenye yuko hari abantu bakodesha bafite nayabo we ntago bakire bose bamuzana ntago mwaba muri abakire ngo mube mwiyo ingana urwara mumaze kutuzengereza muratumva muratujujubije muzajye gutura mu bigutiya niho abatindi bajya gutura ubundi aba batindi baba bari ubushyimbo bwagaze bari ibintu bidasobanutse no bamvanutse toilette igendere wigire nakuniga bikakureba urumva muzajya gutura abatindi wenda kwiyamye ntago urumva nasoni ko amagore urumva mubwire wandaya we y'umutindi wakakuba umugena arangije yabana kwita bashibwa ati mwabagore muri gupfiki muri gupfiki mwabagore cyane wa mugabo we nawe nakuze byaga abagore uramumbujije hadangura uramumbujije byagore bari gupumva oya ntago nemera kabagore bagore oya kumugabo kwiyamye ntago nemera kabagore murafatanije mukiranuke giwawa mukireho giwawa ese maja uramugore kari umukire muri guhangana mupfuye iki gusindo dupfuye mugabo wa ngo tujya muri toilette tukayimutsa ngo tujye ibyo byagaze ibyo ni byari kukuziza byari kunziza uramugore afite amahane uramugore nzamushahura wagize ngo umujinya afite warangiye ntago nari kubahereza mwaba kubera iki wamugore kandi umugore nzamucyaha ngaho kandi nzamucyaha ngaho uyu mugore nzagima wa mugore nzamucyaha umugore nzamucyaha ngaho mukomeza wa mugore nzakwicira ngaho mukomeza ibyo avuga icyumukiro abandi noneho ntabwo twabona aho dufungirwa sheri hafi ntabwo twabona aho dufungirwa kumwabanga kumbona urugipangu mwahita bijuru sako mwihabaye iki
dore umugore wawe ashaka kuzatwirukanisha ahangaha kandi twese turakodesheje uyu mugore wasinze iki ntashaka wamubwira gaca bugufi sharire kankubwire aba bakene bangeza ahangaha ndabarambiwe rwose ibintu byo kunusa toilette ni nacyo twapfuye kuva kare toilette ni mwapfuye gusa ibyo gusa icyo ntari kibazo uyu mugore wawe afite amahane ashaka kuzatwirukanisha ahangaha banduza toilette ntabwo babasha kuyikora nicyo kibazo none se toilette niyo muri gupfa gusa hanyuma sirinde wayo wayanduje n'umwana wawe umwana wanyu umwana wacu yagiye muri toilette asanga wabo yayanduje mbabwiye kuyikora barabyanga ibyo bintu birambabaza ikibazo nta n'ubwana musanzemo yamuhamagaye yibereye mu nzu none ubwo turamenye ko nta bandi bantu duturanye ahangaha ko nta wundi muntu wagiye nta wundi muntu utuye ahangaha ni mwebwe aga namwe mwayanduza kuko nawe ufite umwana abatindi nimwe mugira umwanda nese twe twabyigwa n'icyuko aratavuyemo nibwo yakizamo yabyivugiye nose ntabwo yajya mu mwayanduje ikibazo nuko duturanye n'abakire kandi namwe mwese murakodesheje oya ibyo ntabwo ikibazo bwo dushaka kubyo twagikemura neza ikibazo rero uyu mugore wawe afite amahane madamu wanjye nta mahane guturana namwe ndabihaza ndabirambiwe mugomba kwimuka amafaranga yacu aravuga we amafaranga yacu arabimura ko twese turakodesheje batanga yabo natwe tugatanga yacu ahubwo dushaka uburyo amahoro yaza hagati yacu tukumvikana ntabwo numvikana nabo kubera iki madamu bansuzuguye cyane bagusuzuguye gute umugore wagira amahane oya ubwo ndamwizeye ubwo namwe twese dutuye ku isi we namwe ejo mwasanga ngo tuva aha ngo tugire ute kandi nawe arakodesheje kandi twese twishyura buri wese urishura nanjye ndishyura kuvayo ntabwo birakunda ahubwo dushaka uburyo byakemuka mu mahoro sibyo tubwire uwo mugore wacu toilette namwe muzabaca bugufi kuko ndamwiziye namwishakiye azi guca bugufi arabizi ahubwo mwebwe ubwo mwamuzamura isukari sibyo igihe twahereye n'amatiku twatangire kuva kare nurutse ku muhanda induru ari mwe baturanyi bahurije hose wabaye induru fana wa mugabo abantu b'abaturanyi ntabwo tugomba kwiga dushwanashwana ngo iki n'iki ngo amatoilette ngo ibiki tugomba kubana dutuje mu mahoro bite byanyu byiza umeze ute mwabuje abantu bangana hatwe babwira ngo bite niriwe mama nese uzindura imvanye mu muhanda nginduru igipangu cyose mwakikoreye ahangaha mwamwikora ari nduru kubera iki oya nta muntu mwishe ariko barambwiye ngo hano hari induru idasanzwe induru y'ibiki ni cyo kibazo gihari se ahubwo nta kibazo dufite ariko kandi ngiye babimbwiye abaturanyi igipangu cyangwa abantu bagiye kwicana rero ntabwo bagusobanura izo nduru biri kubaza barambwiye ngo muri kurwana ubwo muri gupfa iki ahubwo dusanze turi kuganira ntabyo kuganira ahubwo mumbwire ikibazo mufite ni ikihe mada ni iki turapfa toilette aba bantu banduza toilette kandi nababwira kubikora bikaba ikibazo none se kuba umuntu yajya muri toilette akayikora ni ikibazo cyatuma umuhanda wose ibyo ni byo turi gupfa rwose icyo nicyo cyabaye ikibazo ahangaha kumvikana byanze ninde wayigiyemo ni umukobwa w'aba bantu kandi mba mbona nta gahunda bafite rwose oya nta bya gahunda mwese muri abapangayi mugomba kubana mu gipangu neza kongera bizinisha mbere oya nta byo kwishyura mbere mugabo twese turishyura nta muntu yaza ngo noneho rero bibaye inshuro ya gatatu yego ubwo rero mwese ngiye kubaha piriyafe yego mwese ngiye kubahereza nushaka kwiduha ariko ubundi amafaranga mfite we aho najya hose nakodesha ntabwo ari kuvuga muri andi rodi aho nzajya hose nzakodesha yiduhe twe nta kibazo dufite aba batinda bari bo bagusaba imbabazi hanyuma oya ntabyo batinda imbaga sibyo nawe ntabwo muri randi rodi nawe ndakubwiza ukuri Piriyafe so yize mugabo ni iminsi 15 buri munsi musakuza mu gipangu bamamagara oya ni iminsi 15 n'ubundi shenye tweka twihamagare kamari imbabazi mwese mugomba kumvira mu gipangu imbabazi nagusaba cyabaho cyabuze ibyo gikora reka nakora muri ngurube oya twite kibazo dufite nk'abakiri ni iminsi 15 yerekana watumvishe ngiye mfite yanjye we aho najya nabyo gusaba imbabazi ngiye nazo ngusaba 15 watumvishe ngo muceceke inzewe tuzayigura Shaka twamagare kamari gusaba imbabazi badafite amafaranga kujya gukodesha twamagare kamari yagurikiye kubahenda twese baratwirukanye